Ndabasuje kandi bahaye ikaze bakunzi ba Dream Zone TV show. Nizera ko mumeze neza ahantu hose mugiye muherereye. Ngiye uri kugenda wumva nitwa Aizo w'i Rwanda. Niba rero ari ubwa mbere ugeze kuri iyi channel yacu, ni byiza ko wakanda subscribe, ugakanda like ndetse ukanakora share. Ibyo bikaba byagufasha kuba uzagenda ubona ibindi biganiro bishyashya bijyanye n'inzozi tugenda dukora hano kuri Dream Zone TV show. Niba uri mushyashya kanda subscribe, niba uri n'umuntu usanzwe urebe ko wayikanze, niba warasoje kuyikanda byaba byiza ukomeje kujya ugenda ureba video zacu kugira ngo ubashe kuba wagenda udufasha cyane. Uyu munsi rero ntabwo nza kuba natinda cyane, turakubita tubangura twiruka cyane. Rero ndaje ngo tuganire ku nzozi abantu benshi bakunda kurota ariko bakaba batazi ibisobanuro byazo. Izo nzozi rero nta zindi ni ukurota usoroma isombe. Ese kurota usoroma isombe bishatse kuba byasobanura iki? Ese izi nzozi zifite ubutumwa cyangwa n'inzozi ziburira umuntu? Ahubwo se warazirose? Ibi ndetse n'ibindi uri kwibaza kuri izi nzozi ndahari ngo ngufashe kuba wagenda ubisobanukirwa neza cyane. Reba iyi video igere ku musozo, uraba umaze gusobanukirwa neza buri kimwe kijyanye n'izi nzozi zo kurota usoroma isombe. Birumvikana namaze kubahereza ikaze mwebwe mwese muri ahantu hagiye hatandukanye, haba abari mu Rwanda ndetse no hakurya y'imbibi z'u Rwanda. Mwese mwamaze kuba mwahabwa ikaze hano kuri Dream Zone TV show ndetse n'umuhungu wanyu Aizo w'i Rwanda. Rero nta gutinda, reka turebere ku gice cya mbere icyo izi nzozi zishatse kuba zagenda zisobanura. Ko dusoroma isombe nziza kandi itoshye, turebere hamwe icyo bishatse kuba byavuga muri rusange. Iyo umuntu arose cyangwa se iyo umuntu arota asoroma isombe isa neza, yayindi ubona ko ari nziza cyane, akenshi biba bishushanya umugisha n'umusaruro mwiza cyane. Bishobora kandi gusobanura ko hari ibintu byiza umuntu amaze igihe kirekire akora bikaba bitangiye kumuhereza inyungu cyangwa se kumuhereza umusaruro. Izi nzozi zishobora kuba zavuga ko hari amahirwe, akazi cyangwa se business igenda itera imbere gake gake. Niba wayisoromaga wumva wishimye, bishobora kuba ikimenyetso cy'amakuru meza cyangwa se ibyishimo biri hafi kwinjira mu buzima bwawe. Nizere ko mwatangiye kugenda musobanukirwa neza cyane izi nzozi zo kurota usoroma isombe, dore ko abantu benshi bakomeza kugenda bazimbaza, ariko guhera uyu munsi kabisa nizere ko ibintu biza kuba byagenda neza cyane, muza kugenda musobanukirwa icyo izi nzozi ziba zishatse kuba zisobanura. Ndibutsa ko njye ntari umuhanuzi kandi ntabwo nerekwa, no icyo kintu nkomeje kugenda ngikiraho umucyo cyane. Ubwo rero mwande subscribe, mwibuke mukore share, mwibuke mu liking ino video, mwibuke mwandike muri comment kabisa igaragara ko ino video mwayikunze cyane. Rero reka dukomeze kugira ngo tugende dusobanukirwa byinshi kuri izi nzozi zacu z'uyu munsi. Nta gutinda, reka twimukire ku ngingo ya kabiri, ko dusoroma isombe nyinshi cyane. Hari abantu barota bari mu murima munini basoroma isombe nyinshi cyane. Akenshi ibi bisobanura ubwinshi n'umusaruro mwinshi cyane. Bishobora kwerekana iterambere ry'amafaranga, umugisha mu muryango cyangwa se ibikorwa byawe biri kugenda byaguka buhoro buhoro. Ku bantu bakora business, izi nzozi zishobora kuba ikimenyetso cy'uko ibintu biri hafi guhinduka neza cyangwa se biri hafi kuba byajya mu buryo ubuzima kandi bwiza cyane kurushaho. Nizere ko muri kugenda musobanukirwa neza cyane ingingo ku yindi, kuko iyo video uyumvise ikarangira bigufasha gusobanukirwa neza cyane. Ariko iyo ugenda usimbutsa ntabwo ugenda umenya buri kimwe cyose, hari ibyo utamenya kubera ko wagiye usimbutsa. Rero ikiza nakubwiye ni ukuba wareba video ikagera ku musozo, birafasha cyane, bifasha wowe gusobanukirwa kandi ndetse nanjye bikagenda bimfasha mu buryo bumwe cyangwa se ubundi bwo kuba ibintu bikomeza gucamo neza cyane. Ubwo rero reka dukomeje nanone ku ngingo ikurikiyeho, reka tugere ku ngingo ya gatatu, kurota usoroma isombe itameze neza cyangwa se isombe yumye. Turebere hamwe icyo bishatse kuba byasobanura. Iyo umuntu arota asoroma isombe yumye cyangwa se isombe idasa neza, akenshi biba ari ubutumwa bwo kwitonda cyane. Ibi bishobora gusobanura umunaniro, abantu bafite ishyari, imigambi mibi cyangwa se ibintu bizeraga ko bizagenda neza bikaba bitari kugenda nk'uko wabitekerezaga. Izo nzozi kandi zishobora no kuba zabwira umuntu ko hari ibintu agomba gukosora mbere y'uko ibibazo biba binini cyane. Nizere ko mukomeje kugenda musobanukirwa neza cyane. Ngenda komeza nkubwira ko uri kugenda wumva nitwa Aizo w'i Rwanda, naho hano urebera bino biganiro ni kuri Dream Zone TV show. Nkubwira ko bibaye byiza wakanda subscribe kugira ngo ukomeze utwiyungeho, dukomeze kuba umuryango mugari kandi umuryango munini cyane wa Dream Zone TV show.
ibintu bikomeza kuba byagenda neza cyane. Kwibutsa ko mba ndi kuri TikTok, kuri Instagram ndetse no kuri Facebook, hose nitwa Aizo w'i Rwanda. Wagenda ukareba ibiganiro byose bigenda bicaho kandi ukadufollowinga, ugakanda like, byose bigakomeza kuba byagenda neza cyane nk'uko bisanzwe. Kwibutsa ko kandi wifuza kuba watunga social media zimeze neza cyane, wifuza ubujyanama bugiye butandukanye ku bijyanye n'imbuga nkoranyambaga, wanyandikira kuri nimero yanjye, cyangwa se wifuza ko ngufasha kuba wasobanukirwa inzozi runaka. Nimero yanjye ni 0784477541. Iyo nimero niyo wifuza kudutera inkunga ni nayo nimero ucaho, ndetse niyo wifuza kutwandikira niyo nimero ukoresha. Ubwo rero nizere ko bikomeje kuba byagenda neza cyane. Ntabwo nza kuba natinda, reka tugere ku ngingo ya 4 turebe icyo bishatse kuba naho byavuga. Ingingo ya 4: kurota usoroma isombe uri n'abandi bantu, cyangwa se uri kumwe n'abandi. Niba warose usoroma isombe n'umuryango wawe cyangwa se n'inshuti, bishobora gusobanura ubufatanye n'umugisha wo gukorana n'abandi. Hari inzozi nk'izi zigaragaza abantu bazagufasha kugera ku ntego zawe mu gihe kiri imbere. Ariko niba abantu mwari kumwe mutumvikanaga neza cyane, bishobora kuba ikimenyetso cy'amakimbirane. Ariko tunyarukire ku ngingo ya 5: kurota ugiye gusoroma isombe unezerewe cyane. Turebe nabyo icyo bishatse kuba byasobanura. Iyo umuntu afite amahoro n'ibyishimo mu gihe asoroma isombe, akenshi biba ari ikimenyetso cy'ibihe byiza biri imbere. Ibi kandi bishobora kuba byavuga inzozi zawe zigiye gusohora, guhabwa amahirwe mashya, cyangwa se kubona ikintu wari umaze igihe kirekire utegereje. Ndakumenyesha ko ndi kugenda ngana ku musozo. Ariko mbere yo kongera ku musozo, reka turebere hamwe ubutumwa buba buri muri izi nzozi. Muri rusange, kurota usoroma isombe akenshi bifitanye isano n'umusaruro, umugisha, amafaranga ndetse n'iterambere. Ariko ibisobanuro nyabyo biterwa n'uko iyo sombe yari imeze ndetse n'uburyo wiyumvaga muri izo nzozi. Ni byiza kwibuka yuko inzozi zose atari ubuhanuzi bwuzuye neza cyane, ahubwo hari igihe ziba ubutumwa cyangwa se ibitekerezo umuntu aba afite mu buzima bwiwe bwa buri munsi. None se wigeze kurota usoroma isombe? None se izo nzozi zawe zari zimeze zite? Wiyumvaga gute? Tubwire muri comment, udusangize inkuru yawe uko yagenze. Rero iyi wumvaga ni Dream Zone TV show, naho njyewe ndi Aizo w'i Rwanda. Kanda subscribe kugira ngo ujye ubana natwe mu biganiro byacu bishyashya tuzakomeza kugenda dushiraho, ukandi like kandi ukore share, ndetse ujye no muri comment wandike. Ndabakunda cyane. Hasta la vista.